isi ya kera siyo y'ubu bitandukaniye hehe? Kurikira umukino. Yitwa uzanizana kubwisha zabanya cyo ukuntu tubayeho mane bikore gucyo mane sha ako nago numva ko ari imirimbiri nazi cyabaze meze nkawe sha ni mama genda kandi wayizana tana kubwiye mane wazakuza n'ukuruziza no yanyine sha sawa Agasobanuye wabone mu buka cyacu kuru byari bimeze mane. Oya ahubwo wowe. Cyane ndavuga ati rwose izi ni inzoga rwose. Wowe uje naho rutatu. Aya rwose reka tujye tuvugisha ukuri. Hari ahantu warahariye. Ariko mani tubaseriye urumva ujya ahantu bagutumiye utitwatse ibindi ngo ni bene wanyu ngo ni ibiki bari abantu bakuze. Ariko mane reka tujye tuvugisha ntabwo ari ukuvuma. Urukumva ako cyaje n'ubwo navumbye narariye ndahaga ndakurahiye. Wari wajyanywe nini? Ibintu nk'aho njye nawe najyanywe n'abageni beza abana ukuntu ibintu byari bimeze neza mane. Tuvugisha ukuri. Ahubwo se uri kugana he mane? Jewe naringiyemo hariya nyine kureba uko nanjye niyo nzira ariko kakano wanyemereye warambeshye akanse gihe n'igito warambeshye rwose tujye tuvugisha ukuri dore naje bundi aho gwara ubundi bukwe ndimo ndapanga wabona nawe umuntu azanyarukira yo gucya kubona bunye wenda nk'ako kantu na none uri kumva nje mwongera nkirira nokore kiraje kwe byari neza nokore rwose ibintu byo kukubeshya ukirira nani se mwana kusari jana nateranyije nyine ari kubuzwa n'iki kuri nta muntu uri cyane ibyo bono biraryoha hajye byihora ibyo ubu warasinze ugira ubuhe warahaneye rwose reba kari agacupa kamwe wanyweye sibyo no kuntu wari wagiye wabyiteguye sibyo wabishyize ku murongo ukagwa agacupa kamwe njye nanyweye icyezi ubwo se urumva ko nimvire kandi ni wowe wanteye unyumvira za ndiru zawe ari njye nawe wahaneye ninde wa mugabo ni wowe kuko ari wowe umva atangiye kuwukiraho icyasha ni wowe wahaneye oya wibeshya ako mba mwana kambe muretse kambe nigendeye ndi kumva ndiru zawe ariko se wagiye mwana kambe wagiye neba ni wowe waneye ni wowe wari wavumbye njye nari natuye tuvugana ko nari mwana nari Muzete Joel ni so ibintu ni fresh man ngiye byancanze man nyina yimbwa dukuriye hano hirya itimbwira ngo igiye kundogesha byagucanze gute se sobanurira shama ni nyite telefone kibazo nta kibazo yari bro nta kibazo kabisa ibintu bya telefone nari kuvuze byavuye man wowe umuntu ndabona nawe uri umuntu w'iki uri umuntu w'umugabo wona Joel simusize inyuma ra ariko wagicucu nawe ndabona uri cyore ubuje yivanga muri ibi bintu uziho byatangiriye ahubwo se wowe bigenze bi watikuri ryose inyana y'imbwa urayizi inyana y'imbwa ariko n'ubu akoze yose simusize inyuma ra ngenda rindi hari ariko numvisha busakuza ibintu by'amatelefone kandi hari n'umuntu kare wari wabuze siba weto kambasere dokame ngiturutse hehe wowe kandi wowe nta bazitura hano nta n'umuntu wana numvisha ntabwo kuba njyewe ahubwo mbwira ati uturutse hehe nyine inyana y'imbwa ngenda urutsara